gonna byanga ushaka love but I don't have time njye bico nshaka ni peace of mind nzanira iby'inkundo biticyabaye njye bico nshaka ni peace of mind. Welcome my people, it's a selector Pantaway from Wakanda family Badman Shatakula King Killer from Kigali, Rwanda. This is Kantona show kabisa. Utarakoze subscribe ukanda subscribe hanga kabisa, like share na comment tujya kimeze bitya ushaka n'umuhanzi watujya tukamukuzana hanga nicyo turabere kabisa turabanye kuko namye muri abacu kabisa. So hano ngaha ndi kumwe n'umusore wanjye, hano ngaha ni upcoming artist cyase n'umuhanzi ukizamuka hano ngaha kabisa. Urabizi muri muzika umuntu arihirenga kugira aba yagira hagera. So ni Kantona show nko tuba twari bamenyereje no kubazana upcoming artist n'abartist bagiye batandukanye. Reka nakira umusore wanjye hano ngatangira yigira umusore meze bite? Sawa. Fata pesa ariko nyine. So amazina yawe kwitande? Banyita Ndizera Ramadan. Amazina y'ubu artist banyita Sandroman. 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 Wow, Sandroman ni izina rya kumuteza se niki cyatumye witirwa izina Sandroman? The Moonlight. The Moonlight. Yeah. The Moonlight kabisa n'urumuri rw'ukwezi birumvikana. So ni ibintu byiza cyane, ufite izina ryiza cyane. So waducishiriza kadaga penda kabisa sasa kapela ku ngoma zawe. Yeah. Buri joro mora nshaka ibitendo mora nkora. I'm sorry amarira nzayahanagura. Sindi umwami w'imitoma basi mbabarira. Don't think about an ex, Mr. Nashona. Ubuzima bw'Ikigali no gufata aho buri wese anyura hanarukira, ariko wowe wakunze umutima udahemuka, ni wowe gusa. Baby girl, sweet bomb shiny girl, every day ndagutekereza nyeba. Yeah, the Sandroman. Perfect kabisa ni Sandroman. Urikumva ko umwana R&B barayigwamo, hip hop imeze neza arayimanuka kabisa. Ese man ubundi ndacyari kwibaza njye bitewe n'ukuntu mwumvishe harabura iki ngo tukumve hano nga kabisa watwike. Ese hari indirimbo zaba bafite ziba ziri hanze hano nga zihari? Indirimbo zirahari ariko ni imwe nabashe gusohora. Ise audio na video? Yes. Bayita ngo iki dukarage kabisa bayita Baby Girl. Ni waro turirimbiye? Yeah. Uko nayumvishe kabisa ni indirimbo imeze neza kabisa. Nawe producer yigukoreye? Ni Chris Siadembadi ukorera Syntax. Ukorera Syntax? Yeah. Wow, kabisa wow. Numara nayo ni mwiza kabisa, ndumva ibintu byo gukorera beat kabisa bigoma neza. So nagira nkubaze ese mu byukuri niki ahanini nk'impamvu kabisa ituma wowe izi saha wariyemeje kuvuga ninje muri music inde nanjye banyumve nkuko twumva Syntax, The Ben, Silvizo, abantu bagiye batandukanye nk'abo bose n'aba Raven bo hanze, nicyo cyatumye uza muri muzika? Icyatumye nza muri muzika ni igihe nigaga muri primaire wa gatanu, nibwo natangiye kuririmba ndimba nyine bisanzwe. Ijwi risanzwe? Yeah. Wow, nibyumvikana neza kabisa, ni ibintu bigiye bitandukanye. So ndagira ahanga hano no mwibereze ese mu byukuri ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Imyaka 18? Yeah. Wow, uracyari umunyeshuri cyangwa warasoje? Ndacyari umunyeshuri. Ugeze mu kangahe niba atari ibanga? Mu wa gatatu secondaire. Wow, mu wa gatatu secondaire. Birumvikana cyane kabisa hanga ejo bundi u Rwanda rwacu za rufite abahanzi bagiye barenze kabisa bazabagera hakurya. Ese ndagira ngo baze tukiraho ngaho. Ese mu byukuri wowe kubgawe mwawe nk'umuhanzi uba wumva umuziki nyarwanda wava ku rwego uriho uyu munsi ukabagera kuri rwego ko izi sara urwego dufite turiho, ariko hari n'urwego wowe kubgawe ku giti cyawe wifuza kugeraho nkuko runaka aza akavuga ati ndifuza kugera hano just wowe ni urwego wifuza? Yeah, urwego nakifuza nuza yo mu Rwanda music no kuva kuri urwego duriho, ni urwego rwiza. Yeah, tukagera imbere nk'aba Niger. Yes, akenshi cyane dukunda kwirefera kuri Nigeria kabisa, ifite abahanzi benshi bagiye bakomagura kabisa ko n'umuhanzi ugiye uzamuka kenshi nkomeza kugenda mbivuga ati mu gihe twashyize hamwe nk'abanyarwanda cyangwa se abahanzi twese tugashyira hamwe abanyarwanda byinshi tugasupportinga abahanzi bacu nk'abangaba bazazamuka. Ese ndagira mwibarize mu byukuri niki ahanini wamanya impamvu ituma usanga indirimbo nyinshi zirakorwa zigahera muri studio
Alright, umuntu yakoze indirimbo akirwa yigendana kuri telefone, benshi bagenda babikora kila kitu kabisa, ibintu bimeze gutyo, umuntu akayigendana ntago nyize ariko ukumva ngo ni umuhanzi nta ndirimbo yetuze. Ese usanga ari iki gituma aba artist bakunda kugenda indirimbo ku matelefone bazisohora ngo tuzumve? Usanga ari iki kibitera? Ikibitera ni support. Cyambere ni abafana kandi na promoting. Ya niko nicyo turabereka kabisa ni Kantona show, nyuma twe tuba turi hano ngaha iyo promoting bashaka kandi kabisa turi abanyamakuru hano tuzatuyibaha 5 kuri 5 kabisa, ibintu bizaba biri bonfire kabisa. So ndagira mwibariza mu byo kuri wa musore wanjye we, ahanini usanga ibibazo tugenda duhura nabyo ni support nkuko wabivuze ni mura, ariko nyamara ugasanga nanone umuntu afite talent ariko na passion afite. Ese mu by'ukuri we muri music yawe niki kigaragaza ko ufite mo passion cyangwa se wifitemo umurava wo kumva ngo just waririmba? Niki kigutera uwo murava? Icyambere ni abafana, nta mufana nta cyabaye. Nta mufana nta cyabaye kabisa, nta foto nta cyabaye, nta mufana nta cyabaye cyane kabisa, bivuze neza. Ese mu by'ukuri haba hari ahantu wigeze kujya kurimbira, ndavuga performance waba warigeze ukoraho, wazikoreye he? Ni hano Rwamara kuri Santiago. Yeah. Niyo yonyine wigeze wakozeho cyangwa hari n'izindi? Niyo ngiyo yonyine. Hari amashanwa barigeze kwitabira ya music se cyangwa just ujya muri studio recordinga ukareleasing a song and then you go just like that without just even doing like that after you? Amarushanwa nangiye kujyamo ni kuri Good TV kujyana n'ubu ariko ntago baramamagara, ndategereje. So kabisa nabo bagira bikubita agasi kabisa, hamagara umusitari wacu kabisa afite impano ebana ariko batema kandi kantu batema, kuko nakunze ukuntu uririmba bashyiramo indi ndirimbo kabisa. Niyo ndirimbo yonyine ufite cyari n'izindi? Zirahari izindi ariko ntago zirasohoka. Dukishiriza kabisa. Yeah. One for the love yari sezerano, two for the hope yari numberero. One for the love yari sezerano, two for the hope yari numberero. Yeah, naramukunze cyane, Babyloni iramujyana. Sasa ntafanya nini, umutima uri kubabara. Sasa nitafanya nini kabisa, nafanya nini kabisa, umutima uri kubabara, moyo kunanumiza kabisa. Birumvikana. Ese iyo ndirimbo ni true story man, ko numva irimo agahinda, irimo ibintu bya emotion kabisa? Yeah. True story? Yeah. Wadukishirijeho gatoya se byagenze bite? Ni umukobwa nakunze muri covid, mukunda gutyo nyuma biza kwanga. Byaje kwanga gutyo, ni wewe wabaye impamvu cyane wabaye impamvu? Wapi, ni wewe yabaye impamvu, yakundanye n'umuhungu tuziranye. Yo best friend wawe? Yeah. Wow, umukobwa hari nawe yumva ko yabajije umusore wanjye kabisa, yaramubabaje byumvikana cyane. Izi sandagira mubaze, ese izi saura cyakora cyase wahagaze gukora, nicyo uteganya gukora, nibe bikorwa uri dufite muri stock yawe? Ibikorwa byo ni byinshi. Yeah. Ibikorwa ni byinshi. So akenshi tuzi yuko abahanzi baba bafite platforms nyinshi bagenda bacishaho umuziki zigiye zitandukanye. Ese mu by'ukuri wowe ni iyihe platform cyangwa se nihe ucisha ibikorwa byawe, ndavuga umuziki ibintu ngibyo? Ubu ngubu nyine no nitangiriro, kuko indirimbo yanjye ya mbere iri kuri YouTube gusa, ariko izindi platform izajyaho nyuma yo gukora ya kabiri. Okay, babwiriza platform kabisa babe bagukurikirana kugira babe bazi ngo ebananga ibintu ni hano ngaho twabisanga ibintu byawe, ko abantu isaba bagita bakunda abanzi bigiye bitandukanye twagusanga. Bwira abafana bawe. Ubu ngubu wansanga kuri Instagram ni Sandroman n'imisanzwe Sandroman. Yes. Kuri Facebook ni Sandroman, no kuri Twitter, TikTok hose ni Sandro. YouTube nabo YouTube ni MBK. MBK lyrics. MBK. Yeah. Hariho video, niyo ndirimbo nyine ifite video na audio? Yeah. Ni nayo nyine iriho?
Yeah. Okay, banyarukiraho bakarebe kabisa nkuko nabibabwiye ni Kantona show kabisa. Wowe utarakoze subscribe ebana ibuka kuyikora ngo ko ni inkunga ikomeye cyane, ukanda like, sharing kabisa, usangiza abandi ngo bari mu side dufite n'uwe kabisa, ibintu bisakare. So ni byinshi bigiye bitandukanye ubaye dukeneye kabisa, nandi wabisanga ni kuri YouTube yacu, kandi subscribe nkuko nakubwiye, utera comment ugiye ati ndashaka uyu nguyu uyu musore namubonye gutyo, tubwira ukuntu ibintu bimeze kabisa, tugenda dukomeza tubana nkuko bigiye bisanzwe. So n'ahandi wagiye dusanga kuri WhatsApp n'ahandi 07844447 kabisa, ushaka ko tunagutumira waduhamagara tukabiganira. So ni selector Panther from Wakanda family, benshi atakula kinkila from Kigali Rwanda kabisa. Umusore wanjye ari Sandro man. ducishiriza ariko tunasoza. Yeah, ni indirimbo y'umupeti tuziranye ameze neza, ari ku rundi rwego nanjye nshaka kwifuza kongeraho. Amita Shemi Jibril. Yeah. Oya mama, kugukunda simbigira ibanga, nuko mbona uba wigize ibamba, bikubwira kenshi ukanabyanga. Oya mama, kugukunda simbigira ibanga, nuko mbona uba wigize ibamba, bikubwira kenshi ukanabyanga. Ushaka love but I don't have time, njye wicyo nshaka ni peace of mind, nzanira iby'inkundo biticyabaye, njye wicyo nshaka ni peace of mind. Kabisa umusore wanjye arakoze neza cyane kabisa. Ebana ibintu yari one kabisa, yari selector Panther from Wakanda family, benshi atakula kinkila from Kigali Rwanda nkuko nabibabwiye nk'ibisanzwe. Kanda subscribe aho kabisa, ukanda kunzogera kabisa kugira uzajye ubona byinshi bigiye bitandukanye tuzatubagezaho uko bwije nuko bukeye kabisa. Ni Kantona show tugenda tubagezaho bisanzwe kabisa. Ciao guys, see you.